Iyo amazi ashyushye ari mu gacupa, urabona icupa iryo ari ryo ryose rivamo amazi cyangwa icupa iryo ari ryo ryose ritoya wabasha gufata mu ntoki ukarirambika ku nda. Ushobora kurirambika ku nda ukuyeho imyenda, ushobora no kurirambika ku nda ushyizeho umwenda cyangwa ushyizeho isume. Iyo ufatiye iryo cupa ku nda, mu nda hari kukurya harakira. Ikindi ni uko amazi ashyushye ashobora kukuvura umugongo iyo uyashyize ku mugongo, ushobora kuyashyira ku mugongo ukoresheje isume ishyushye, ufata amazi ashyushye ugashyira ku kabase cyangwa ku kantu ako ari ko kose cyangwa ukoresha ushyiraho amazi. Iyo amazi ashyushye ntabwo urindira ngo abire abirindure, ufata isume ugashyiramo ugashyira ku mugongo, uburibwe buri ku mugongo burakira. Muraho neza, ikaze kuri Vuga Time TV. Ni iby'umugisha kubana namwe umunsi ku munsi, abari mu gitondo igitondo cyiza, abari saa sita nziza, abari nijoro ijoro ryiza, abari ku mugoroba umugoroba mwiza, abari mu kazi namwe akazi keza, bitewe n'aho uherereye n'ibihe urimo. Ikaze kuri Vuga Time TV. Niba ari ubwa mbere, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe tubana umunsi ku munsi, ni iby'umugisha kubana namwe, turabyishimiye. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira akamaro k'amazi ashyushye, ibintu birenga 5 amazi ashyushye akora mu mubiri yacu kandi atuvura, adukiza. Ushobora kubaza ati se ibyo uri kuvuga koko birakora? Njyewe ibyo ngiye kubabwira iyo mbigerageje kubikoresha mfite umwanya biramfasha, haba kuri njyewe cyangwa namwe mu muryango wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo rero, icya mbere mbanza mwihanganishe mu buzima ubayemo. Niba uri kunyura mu bihe bitakoroheye, Imana y'amahoro yo ibera hose icyarimwe, yo ibana natwe, aho abana b'abantu batatufasha cyangwa aho umuntu n'umwe atamenya ibihe uri kunyuramo bikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ushobora kwanga ejo bigakunda, Imana izikorohereze. Ikintu cya mbere amazi ashyushye akora, adukiza mu nda. Ashobora kugukiza mu nda uyakoresheje muri ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, ushobora gufata amazi ashyushye, ushobora kuyashyushya muri keto cyangwa ku ishyiga ryawe cyangwa ku mbabura cyangwa mu ziko, ukayabiza ukayashyushya cyangwa akavamo imbeho akamera nk'agiye kubira atarabira. Urayafata ukayashyiramo indimu, iyo amaze gushyuha neza ushyiramo indimu ukanywa, iyo urwaye mu nda harakira. Hari abamenyereye ko bakoresha ngo green tea cyangwa black tea bakivura mu nda, cyane cyane baravuga ngo nko ku muntu uri mu mihango cyangwa uri bw'imihango, iyo akoresheje icyayi cya mukaru, ubwo ni black tea, ngo mu nda harakira. Ibyo nabyo birakora, ariko nanone iyo ufashe amazi ashyushye ugashyiramo indimu ukanywa, mu nda harakira. Yaba ari ibiryo wariye bitakumereye neza, cyangwa hari ukuntu umuntu abyuka cyangwa yirirwa cyangwa aba hari akanya katambutse runaka mu nda hakamurya, iyo ukoresheje amazi ashyushye ukayanywa arimo indimu urakira. Ikindi, ushobora gufata amazi ashyushye ukayashyira mu icupa iryo ari ryo ryose, ariko ukoze wumva ko rishyushye, iyo uyarambitse ku nda, mu nda naho harakira. Hari abantu badakunda kunywa amazi, hari igihe uba ubona nunywa amazi wenda uri mu rugendo biragusaba ko ujya gushaka ahantu ku bwiherero, iyo ukoresheje amazi ashyushye aragukiza. Ikindi, amazi ashyushye ku bantu bakunda kugira ikibazo cyo kuribwa umutwe w'uruhande rumwe, iyo ufashe akantu runaka ukagashyira ku mutwe, iyo ari umutwe w'impande zombi, ushobora gufata agasume ugashyiramo amazi ashyushye biragufasha. Iyo ari umutwe w'uruhande rumwe, ushobora gushyira mu kantu mu icupa runaka ugashyira hahandi ari kukurya harakira. Iyo ari umugongo rero, ushobora gushyira ku ntebe ukicara, intebe imeze neza wicayeho wegamye, ukamera nk'uyegamiriyeho urakira. Cyane nk'iyo wicaye nko ku buriri ukegamira ku nzu, ugafata ya mazi ukayashyira mu icupa washyizemo cyangwa mu kindi kintu gituma aya mazi nyine atakumenekaho, ukegamiraho, umugongo urakira. Iyo bishoboye nyine ibyo byose uticaye ku buriri, uticaye ku ntebe, niyo wakwicara aho ariho hose ukafatira ku mugongo wawe urakira, bwa buribwe wari uri kumva buragabanyuka. Ikindi, amazi ashyushye kuyoga ni byiza, ariko iyo uyoze urimo kubabara umubiri wose, aragufasha kugabanya ububabare. Akenshi agufasha kugabanya ububabare iyo usa naho ukandagiye mu mazi cyangwa iyo usa naho uyicayemo. Niyo mpamvu muzabona habaho bya bindi bimeze nk'aho bogeramo bicaye,
iyo ushyizemo amazi y'akazuyazi ukicaramo afasha ububabare. Hari abantu baba b'inzobere bashyiramo n'ibindi n'imiti n'ibiki, burya amazi ashyushye arafasha mu bintu bijyanye n'ububabare. Ikindi amazi ashyushye, iyo ufite umwana ufite constipation, mu nda ababara, ukamufata ukamuhoza amazi y'akazuyaze ukamurekeramo nk'iminota. Ubundi nk'abana bajya koga mu mapisine ahantu runaka, hari igihe usanga bashyiramo amazi y'akazuyaze. Amazi y'akazuyaze rero ni meza kubera yuko cya kibazo yari afite cyo mu nda, kuko abana ntibaba bagenda n'amaguru, ntibaba bashoboye gukora exercise nk'uko umuntu avuga ati reka ndirukanka ndakora iki. Iyo umwana akiri mutoya ukamwoza amazi y'akazuyaze, ushobora kumwoza 2 ku munsi, 3 ku munsi, bitewe n'umwanya ufite. Cya kibazo yari afite cyo kubabara, cyo kwirizariza, yabuze ibitotsi, yabuze amahoro, amazi ashyushye aramufasha. Ikindi ni uko amazi ashyushye, iyo uri kuribwa, hari abantu baribwa munsi y'ikirenge cyangwa ugasanga rimwe na rimwe bababara imitsi, iyo ufashe amazi ashyushye ukayakandagiramo aragufasha mu bya bintu bijyanye n'ububabare. Akenshi hari igihe usanga munsi y'ikirenge h'umuntu hababara, hakunda kuryoherera, ufata amazi ashyushye, ubaye ufite umunyu w'amabuye, babyita ngo ni salt sea, ugashyiramo uriya munyu, sea salt, uriya munyu w'amabuye ugashyira mu mazi ashyushye, ububabare nabwo burakira. Ni ibyo nari mfite kubaganiriza kuri uyu munsi, ibyiza nabonye byo gukoresha amazi ashyushye ku muntu hoho ukunda kugira ikibazo cyo kumva ko ari mu gihe cyo gutakaza ibiro cyangwa cyo kugira ngo mu nda ye hamere neza, aringanire. Buri munsi iyo ufashe amazi ashyushye mu gitondo, nta kintu urafata, amazi ugakunda kuyakoresha mu gitondo washyizemo indimu, iyo uyibonye, hari abatayibona ntibayishyiremo cyangwa bakanywa gutya, ariko amazi ashyushye arakora, arafasha. Ni ibyo nari mfite kubaganirizaho, nizere ko nawe kimwe muri ibi nkubwiye uzakigerageza, ukagira icyo wunguka, ukagira icyo umenya ku mazi ashyushye ko ari umuti. Ibihe byiza, Imana ibane namwe, cawo cawo, mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze ibane namwe, ibarinde, ibagirire neza, ihaze kwifuza kwanyu.